nitwa Mukeshimana Dina, nkaba nitegura gukora ubukwe mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu. Ariko igitumye nza hano kuri iyi cano ni ukugira ngo mungire inama kubera ko mfite ikibazo kinkomereye cyane, ku buryo ndi kubona n'ubukwe bwanjye nshobora kubusubika kubera icyo kibazo mfite kindemereye umutima. Nk'uko mbibabwiye, nitwa Dina, ndi umukobwa w'imyaka 28. Ubwo nigaga muri segonderi mu mwaka wa 4, hari umusore witwa Jacques watangiye kuntereta. Twariganaga ndetse ni nkaho twendaga no kwicarana kuko yicaraga imbere yanjye. Uwo mwana w'umuhungu yari umwana wo mu bakire. Gusa njyewe iwacu twari abakene cyane. Gusa cyari igisore cyiza, kirekire, ubona gifite igihagararo, ndetse nubwo yari umwana wo mu bakire, yari umwana witonda. Naje kumwemerera ko twakundana, nuko turatangira turakundana, mpaka umwaka wa 4 urarangira, tugera mu mwaka wa 5. Gusa tugeze mu mwaka wa 5, ku ishuri njye baje kunyirukana kubera kubura minerivare. Iwacu kunyishyurira byari byabananiye burundu, bambwira ko ngomba kuva mu ishuri nta mafaranga agihari yo kunyishyurira ishuri. Byarambabaje cyane kubona mvuye mu ishuri ntarangije byibuze n'umwaka wa 6. Nuko ubwo nari ngiye gutaha, naje gutumaho wa musore dukundana. Araza ndamusezera, mubwira ko ngiye mu rugo kandi mbona ntazagaruka. Uwo mwana w'umuhungu yambajije impamvu, mubwira ko ari ukubera uburyo bwa mikoro. Yarambwiye ati hoya, nta mpamvu yo gutaha, ati ngiye guteka imitwe mu rugo mbabeshye, nshaka ikintu mbabeshya ko narwaye, ndetse ko hari n'ibikoresho nkeneye, bampa amafaranga nkwishyurire. Numvaga ari ibintu bitapfa gukunda pe. Namwe murabizi amafaranga yo muri interina aba ari amafaranga menshi. Uwo musore ikintu yambwiye, yarambwiye ati nyemerera dutoroke tujye hanze mu isantere. Ndamubwira nti se ko ngiye banyirukanye byarangiye, kuko barinda bagufata watorotse bakakwirukana, waba uzize iki? Yambwiye ijambo rikomeye, arambwira ngo urukundo rusaba kwitanga. Ngo niba udashobora kwitangira uwo ukunda, ubundi se ngo waba umukunda ngo bigende biti? Ati njye niyemeje gufata risike, dutoroke tujye hanze, dushaka umuntu dutira telefone mpamagare mu rugo. Nabonaga byizeye rwose nk'umwana wo mu bakire ko iwabo bari bumuhe ayo mafaranga. Twaragiye turatoroka tujya hanze y'ikigo, twicara ahantu mu gakantine dutira telefone. Umuhungu yahamagaye iwabo, baravugana, bidatinze bamwoherereje ibihumbi 50. Njye naburaga ibihumbi bigera kuri 35. Umusore yanyishyuriye ishuri, arambwira ngo ndetse ne guhangayika, ngo iyo bari muri vakanse ngo aba afite akazi akorera iwabo kandi bakamwishyura, ngo azihangana yazigame azanyishyurire n'umwaka wa 6. Narabibonye, ikiniga kiranyica, kubona umwana mutoya nk'uwo nguwo ashobora gufata amafaranga aho kugira ngo aguremo za nkweto nziza, imyenda myiza, akanyishyurira ishuri. Gusa ubwo twari turi aho mu isantere, yansabye ikintu kigoye pe. Yarambwiye uti sheri, ati rero urabona ko nanjye nkwitangiye, ati nanjye nicyo gihe nanjye unyereke ko unshimiye, nanjye unkorera akantu keza nishime. Naramubwiye nti sheri, nta kintu na kimwe ntagukorera mu gihe unyitangiye bigeze hano. Yahise ambwira ngo tugenda anyereka ahantu tujya. Ntago nari nzi ngo ese arashaka mukorera iki, ese harakurikiraho iki. Yamfashe akaboko, ubwo twari twambaye amatiriningi, twambaye n'ingofero ku buryo utureba atamenya ko turi abanyeshuri. Twaragiye, anjyana ahantu mbona hari uruzu runini, turinjira,
arangije aravuga ngo icyumba nangahe, baramubwira ni 5,000. mpita numva agiye gukodesha logi. Noneho ndangije ndamubaza nti se sheri, ko unjyanye muri logi bimeze bite? Arambwira ati wowe humura, ibindi turabiganiriramo imbere, reka tubanze tuve mu muhanda. Twarinjiye baduha icyumba, barangije uwo musheri wanjye witwa Jacques ahita anabatuma ibyo kurya, ababwira ko turarya ifiriti na burushete. Nyine yari umwana uba ufite amafaranga, nubwo iwabo yabatetse imitwe bakamuha amafaranga, n'ubundi we yari afite andi mafaranga ku ruhande rwe, kuko yari umwana usanzwe ukora muri vakansi. Twaragiye twinjira mu cyumba, nuko tugeze mu cyumba umuhungu atumiza ibyo atumiza, ubundi dusigara twicaye aho ngaho. Mu by'ukuri ntago nari isugi pe, ko wenda ngo nari mfite ubwoba ngo uko agiye kunsujura, oya, ariko nanone nari narabikozeho rimwe ryonyine, nari nkibitinya, dore ko umunsi wa mbere mbikora byanandiye bya hatari. Ubwo muri ako kanya nahise mubaza nti ibi ni ibiki? Umuhungu arangije arambwira ati sheri, tumaranye 1 mwaka n'igice dukundana, ati uyu ni umwaka wa 2 tugiye kuwurangiza, ati ese ubona tubanye neza nk'uko twakabaye tubanye? Arangije arambwira uti icya mbere, niba unkunda uba ugomba kundinda irari, ati nanjye niba nkukunda nkakurinda irari, nkakurinda n'inzara n'ibindi byose bimeze nkabyo, ati rero nanjye nka sheri wanjye nemereye kwishyurira ishuri, ndagira ngo nanjye umpembe umpe ku bintu, ati nanjye mberuka kera cyane ntaratandukana n'umukunzi wanjye wa mbere, ati ntubifate nk'ikiguzi, dore ko nyine nanjye mpise mfatirana amahirwe. Sha nyine ndabyumva pe, ndavuga se ubundi nabihakana mpereye hehe? Nari mpangayitse kuko nari ngiye kuva mu ishuri ntarangije mu wa 6. Uyu musore ahise anyishyurira amafaranga naburaga ngo ndangize umwaka wa 5, kandi anyemereye ko azanyishyurira n'uwa 6. Nahise mvuga nti nta yandi mahitamo mfite, kukimuha ntacyo bitwaye, n'ubundi ndamukunda, ntacyo agiye gucaho, nta kigabanukaho, numvaga ntacyo bintwaye nubwo ntari mbyiteguye pe. Naramubwiye nti nta kibazo, ariko basi turakoresha agakingirizo. Umuhungu ati ese sheri, iyo nkoresheje agakingirizo ko ntajya ndangiza? Ndamubwira nti se wantera inda koko, n'ubundi ayo mashuri nari ngiye kwiga sinyarangize? Umuhungu ati hoya humura, ntago nagutera inda, nibirangira njye ndazimena hanze, ati kandi ndakugurira n'ikinini ngo cya 2 ngo hariya kuri farumasi. Icyo kinini ntago njye nari nkizi. Arambwira ati wowe humura, ndakugurira ikinini cya 2, ati kandi ndabizi ko nkuteye inda banamfunga kuko ndakuruta. Numva nyine agiye azi ibintu byinshi, ndavuga ntoke nta kibazo. Ubwo nta kindi cyakurikiyeho muri ako kanya, yahise ambwira ngo none se ngo wambabariye ukansoma. Gusoma nabyo twari dusanzwe tubikora, nyine abantu bize muri interina murabizi, umuntu aragusoma, murasomana muryana iminwa, ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Twarasomanye rero, ubwo twatumije komande, turatuje, njye noneho nta n'ubwoba nari mfite namba, dore ko bari bananyirukanye. Umuhungu dukundana twatangiye gusomana, iyi nyine kumwe basomana baryana iminwa pe. Turasomana birangira ya myenda imvuyemo, ankuyemo imyenda. Nyuma yo gukuramo imyenda rero nta kindi cyakurikiyeho, twararyamanye pe, ndetse twanahavuye nimugoroba nka 11:00, abandi bana barimo barajya muri etide. Njye nta kindi nahise nkora, nahise nshakisha ko nabona ahantu hari banke nkishyura minerivare, ubundi ngaruka mu kigo
uwo musore nawe afite ukuntu yagendaga bazamu akabagurira bakamureka akinjira. Buriya iyo ufite amafaranga rega nta muntu utakumva. Natashye nezerewe ndetse uwo muhungu ntaho yanguriye na cya kinini nanakinyweye. Ibyo byararangiye rero, ibyo gutaha birarangira birahagarara, ndakomeza ndiga, ariko uwo musore dukundana atangira nyine kujya ambwira ko tugomba kujya dutoroka muri weekend. Ariko ubwo ukuntu yanshutse akabimbwira, yambwiye ngo weekend itaha ngo ndashaka ko tuzatoroka, ngo ndashaka kuzajya kukugurira imyenda, ngo hari umuntu uzaba wanyishyuye. Uti hari umuntu wari umfitiye ideni uzampa amafaranga. Ubwo ntago nari bubyange, ndi umwana wo mu bakene, ubutiriningi nambara buba bwaracuye, nyine abana bose ku ishuri baranzi, ko ari njye mwana, ari ndi mu bana bangahe b'abakene. Ntago umusore dukundana yari bumbwire ko agiye kungurira imyenda ngo mbyange, cyane ko n'ubundi we yaramenyereye gutoroka, akaza agahita ahamagara zamu akamukubita niba ari 1,000 ubundi tukinjira. Kuwa gatandatu twarasohotse turi kumwe, zamu yari anabizi, turagenda. Umusore hari utugofero yakundaga kuba afite, twambara ingofero, noneho turagenda tujya mu isantere, tujya ahantu mu isoko ryajyaga rirema kuwa gatandatu. Yanguriye imyenda, amaze kungurira imyenda arambwira ngo ariko ngo arumva ashonje. Arambwira ati ese sheri ko numva nshonje waretse tukajya kurya ifiriti hahandi twari twagiye gusaba icyumba. Ndavuga ni nta kibazo, urabizi abanyeshuri twikundira kurya. Ubwo numvaga ko tugiye kugenda tukarya tugataha. Twaragiye, tugezeyo arongera asaba icyumba arishyura. Tugeze mu cyumba turaganira bisanzwe, bakaba batuzaniye ibiryo turarya, turenzaho na fanta. Buriya gukundana n'umuntu ufite amafaranga aba ari byiza. Birangiye umusore nibwo yambwiye ngo arumva ngo areka nankumbuye, ngo ntabwo twagenda gutyo gusa, ngo ninihangane nongere muhe, arongera ngurira ikinini. Sha numvaga rwose nta kibazo, dore ko yari yanguriye. Buriya umukobwa nawe wabonye amafaranga sha biba byoroshye, yagukorera icyo ushaka cyose. Sinari bumuhakanire, ndeba uburyo yitanga, numvaga rwose nta kibazo ari igikorwa cy'urukundo. Twarongeye turaryamana, mu by'ukuri twaryamaniragaho, ntago najyaga ntekereza ngo mvuge ngo se uyu muhungu ntiyanyanduza sida. Numvaga nta sida yaba arwaye. Hari igihe ureba umuntu avuga se umwana nk'uyu yaba yarayikuye he, ko yibereye mu bisaza n'ibikecuru. Sha twarongeye turaryamana n'ubundi dusubira mu kigo nimugoroba. Ansaba ko buri weekend twazajya dusohoka, ngo niyo tutazajya tujya muri lodge, ariko ngo tuzajye dusohoka tuganire tunasangire, ampa impano, ibintu nk'ibyo. Igihe cyarageze rero, igihembwe cya gatatu kirarangira, turafunga tujya muri grande vacance. Tugeze grande vacance, uwo musore yabaga mu ntara, njyewe mba i Kigali. N'ubundi ariko kuko yari umwana ufite amafaranga, ntibyamubuzaga kuntegera nkajya kumureba, nkongera nkagaruka. Nanjye nari narabonye ko ari umuntu wangirira umumaro, icyo yambwiraga cyose naracyumvaga. Twaje kugera mu mwaka wa gatandatu, ubwo mama yambazaga aho nkura minerivare, nkabwira ko ari umusheri wanjye wo mu bakire, ujya unyishyurira muri Argent de poche bamuha. Twageze mu mwaka wa gatandatu segonderi, ari nabwo twari tugiye gusoza amashuri yacu. Umusore arongera aranyishyurira pe nk'uko yabinyemereye. Aranyishyurira, gusa nanone yari yarangize nk'umugore we pe. Iteye kuko yansabaga ko twaryamana, twararyamanaga. Gusa njyewe yego nabibonaga ko nyine akabya, ariko nanone nkavuga ni
ntaribi ndamukunda, none se n'ubundi ko twabikoraga nanjye nkishima nawe akishima, twarakomeje tukajya tubikora. Umwaka wa gatandatu igihembwe cya mbere nabaga mfite urukweto rwiza, nabaga mfite imyenda myiza, ubuzima bwanjye bwari bwarahindutse ndetse nkaniga neza nta puresha mfite, ntatekereza ku bibazo byo mu rugo. Ku bw'amahirwe rero naje no gutsinda, buriya iyo wiga neza utuje uranatsinda. Naje gutsinda, ntsindira ubuganga, mbona buruse, nuko ndangiza amashuri. Uwo musore we yari afite n'ubundi bizinesi akora, ntabwo yigeze ajya kwigira ibyo yari yaratsindiye. Mu kubona buruse ariko umusore yaje kuntera inda bitunguranye. Urumva tukiri muri vakanse, kumwe uba witegura kujya kwiga, yaje kuntera inda bitunguranye. Kwa kundi twajyaga turyamana wenda ni nko mu minsi yo kudasama, hari ubwo nabaga ndi muri ya minsi yo kudasama nkamubwira nti ntabwo uyu munsi ndirirwa nk'ukenene. Twarabikoze noneho biranga. Nari naratsinze ngiye kujya kwiga, birangira umuhungu anteye inda bitunguranye. Byarancanze ndapanika, ndavuga nti se nzabigenza nte? Umusore naje kumwicaza ndabimubwira, ubwo twari turi muri vakanse tutakiri b'abanyeshuri bahura bihishe, twari twarangije mu wa gatandatu. Nkibimubwira nawe yarahangayitse pe, arangije ariko arambwira ngo ntabwo umwana we yavukira mu gasozi. Arambwira ati ikindi nubyarira iwanyu biraguteranya n'ababyeyi bawe, ati ahubwo icyiza reka duhite dukora mariage, njye ndakora nta kibazo, mu rugo bazanshyigikira, reka duhite dukora mariage, noneho numara kubyara ugomba urangize amasomo yawe wigiye, kuko tujya tubona abamama biga kaminuza, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndabyumva, duhita tuvuga uti reka tubiganirize ababyeyi bacu. Naragiye mbiganiriza mama, mama arababara ariko arambwira uti mwana wanjye ubwo ugiye guhita ukora mariage nta kibazo, umpesheje ishema, ugiye nta n'umuntu n'umwe uzi ko utwite. Umuhungu azikoze iwabo abakire murabazi, baratunguwe, baramubwira ngo ntabwo bari bazi ko yakuze, ngo ubwo niba yiyemeje nta kibazo baramushyigikiye. Icyari gisigaye wari ukuza gutanga inkwano, ubundi tugategura ubukwe bwacu. Twarabyihutishije cyane, umusore yahise aza gutanga inkwano, ubwo inda yari itaranuzuza ukwezi, byari ibyumweru nka 2, kuko inda y'ibyumweru 2 murabizi nyine ihita igaragara. Inkwano ziratangwa, ubundi dutangira gutegura ubukwe bwacu, tubishyira mu murongo. Itariki y'ubukwe turayemeza, sale turazishyura, gusa kuko byadutunguye nta nzu twari dufite, tuzatangirana no gukodesha. Ariko uwo musore dukundana iwabo bamwemereye ko bazahita bamuha umugabane we, ubundi akagenda akirwanaho nk'umugabo, akubaka, agashinga bizinesi. Ubwo tukimara gukora rero save the date, nahise mfata ziriya karite, ajya bazita karite positari, bazita invitation nyine. Nahise nzifata ndatangira ndazisharinga abo nzihaye kuri WhatsApp, nibwo natangiye no gupostinga amafoto y'umukunzi wanjye turi kumwe kuri za stati, kuri za Instagram. Nibwo nagiye kubona mbona umushuti wanjye twiganye tronkome witwa Grace aranyandikiye, arambwira uti ntago bishoboka, ati Jacques muraziranye? Ati yego. Ati Jacques mugiye gukorana ubukwe cyangwa ndi kureba nabi? Ndamubwira nti cyane rwose, ahubwo gutegura imyenda. Uwo mukobwa yarambwiye uti hari ikintu ngiye kukubwira, ati kandi ntubifate nabi, ntabwo ari ishyari nkugiriye, ariko nk'inshuti yanjye ntabwo nakubona ugwa mu ruzi urwita ikiziba.
umva ibintu biranshanze. Ati wari uzi yuko uwo musore mugiye kubana ngo afite igiswaku? Ngo iki? Ndavuga nti ntabwo bishoboka. Arambwira ati uwo mwana ntatuye hano na hano? Ati se ntiyitwa gutya, nyina ntiyitwa gutya? Ati yego. Ati rero uwo muhungu ndamuzi neza, ati yakundanye na mukuru wanjye. Utari ko mukuru wanjye yanga ko baryamana batipimishije. Ati nibwo byaje kurangira uwo mukobwa amenye ko umusore afite virusi itera sida. Ati rero uwo muhungu mugiye kubana arwaye sida, niba ugira ngo ndakubeshya n'ikimenyimenyi, musabe ko mwajyana kwipimisha urebe ko abyemera. Umutima waransimbutse ndavuga nti noneho ndagowe. Kubera iki? Nari nzi imyaka ishize ndyamana n'uyu musore. Naravuze nti mbere yuko njya kumubwira ibyo byose reka mbanze njyewe njye kwa muganga. Nagiye kwa muganga rero mu mavuriro arenze 3 mbona ndi muzima. Ndavuga se ibi bintu ni byo cyangwa si byo? Nibwo naje kwegera umukunzi wanjye mubwira ko nifuza ko twajya kwisuzumisha indwara zose dufite tukabana tuziranye, ufite diyabete, ufite hepatite, ufite puresha, tukabana tuziranye. Umugabo wanjye yarambwiye ngo yankunze uko ndi, indwara mfite iyo ari yo yose ngo azayakira. Ndamubwira nti hoya ndashaka bazi ko twipimisha sida. Umuhungu dukundana arabyanga. Arabyanga aransembera, amaze kunsembera nibwo namubwiye nti rero mfite amakuru ko urwaye sida, niba utemera ko twipimisha ngo mbwize ukuri mbimenye tubane mbizi, ubukwe ndabusubitse. Umuhungu ati ntabwo twasubika ubukwe twaramaze kwishyura ibi byose, twaratanze n'inkwano. Ati basi reka nkubwize ukuri. Nibwo yambwije ukuri, ambwira ko yavukanye ubwandu, ambwira ko abizi neza ko njyewe ntigeze nandura. Arambwira ngo yaritwararitse mu buryo bushoboka kuko abaganga babimubwiye, ngo ubu ngubu ngo arabizi neza ko uburyo yitwara n'uburyo afata imiti atanyanduza virusi itera sida. Naravuze nturambeshya ntabwo bishoboka, nyemerera tujye kwa muganga mbyibonere neza. Twagiye kwa muganga baradupima twese, nsanga umuhungu aranduye koko, njye ntabwo ndwaye. Muganga nibwo twamugishije inama, muganga aratubwira ati rero niba mwitegura kubana, ati ni ugufata risike. Igihe uyu mugabo wawe azarekera gufata imiti neza, wowe witeguye ko azakwanduza. Ariko nakomeza gufata imiti neza nk'uko ayifata, bizaguma uku nguku, nta kibazo na kimwe uzigera ugira. Ati kandi mukajya mubikora mwabanje gutegurana bihagije, nawe urabyumva. Mwabana umwe navuye aho ngaho nabaye nk'ikinya, ndavuga nti si bishoboka biti. Umukunzi wanjye namubwiye ko nta kibazo gahunda y'ubukwe ikomeje, bitewe n'izo nama muganga yari yangiriye. Ariko nyuma mbitekerezaho numva binteye ubwoba, ndagira ngo mungire inama. Ndi kumva ubu bukwe nabusubika aho kugira ngo ni mfate risike y'ubuzima bwanjye. Nanone ariko nkavuga si uyu muhungu ko yanyitangiye bishoboka kuva twiga tukiri batoya, agakora ibishoboka byose akanyishyurira, nintandukana nawe kuko arwaye sindaba amuhemukiye. Ariko nanone nkavuga se nintandukana nawe ubwo tayari ndabyara ikinyendaro, mbyarire mu rugo, inshuti zanjye zinseke, nkumva nabyo ni igisebo. Ariko se nanone nemere mfate risike kubera urukundo, mbane n'umugabo urwaye sida? Mana yanjye, ibintu biteye ubwoba, niyo mpamvu ngira ngo mungire inama.